Ndabasuje kandi bahaye ikaze kuri YouTube channel yacu ya Kigali House. Uyu munsi reka nkubwire kuba wafata umwanzuro ukagura inzu utarabona kano gapura, utarabona ino nzu nkuzaniye uyu munsi nukunyagwa zigahera. Please uretse gufata uwo mwanzuro ugiye gufata ubanzuze usura ino nzu urebe ibyo ndimo kukubwira niba ari ukuri koko. Ndebera nawe ino nzu nkuzaniye. Iyi nzu kandi noneho lokasiyo irimo ntibisanzwe. Uyu munsi mwari mumenyereye lokasiyo zimwe ziri common, duhora tubabwira nginzira Kibagabaga, nginzira mu Kagarama, nginzira oya. Uyu munsi nabahinduriye noneho nabagiriye n'ahandi kugira ngo mbavangire buri muntu wese yibonemo muri quartier yakunda. Ariko uri murambonera ino nzu iri inyuma yanjye. Uyu ni umwenjiniyeri papa. Ndebera ino nzu imeze gutya. Iyi nzu urimo kubona kuri kamera ifite ibyumba 4, dushe na toilette zikaba zigera muri 3, ikagira ofisi, ikaba iri mu kibanza cy'ubuso 500. Wabyumvisha neza, ubuso 500. Urumva ukuntu bungana? Ibyo bibanza byari byarabuze. Ikindi kintu ino nzu ifite cyiza cyane, kiri perfect. Iyi nzu ifite view, kandi ikindi kintu kiyongeraho, iyi nzu urabona ko ifite pura idasanzwe. Nawe mu by'ukuri urimo kureba ino pura urabona ko atari pura iri common. Iyi nzu ni nziza mana yanjye, nyinjiyemo ndeba ibyumba ukuntu bingana, ndeba igikoni, ndeba saro yayo. Please ngwino duhite tugendana ntangire mbatembereze muri ino nzu yacu nziza cyane. Iyi nzu rero mbere yuko twinjiranamo reka mbanze mbabwira ahantu iherereye. Iyi nzu iri hano Karuruma, hano bita Gihogwe, ngira ngo murahazi kuri wa musozi mwiza cyane wirengeye aho ureba, ufite view ureba imisozi hirya no hino. Ni view iri perfect. Karuruma rero ku bantu bakorera Nyabugogo, ku bantu bakorera mu mujyi, ku bantu bakorera ku Gisozi murasubijwe, ino nzu iri hafi cyane. Iyi nzu yacu rero tukinjira hano hari ukuntu imeze hano kuri gate, ngira ngo arahagara hano mbibereke neza. Zino gate ni ukuvanga iyo ukinguye iyi ngiyi ushobora kuba iyi ngiyi ikinze, cyangwa se wakingiye iriya nayo ukayikingura, zigenda zinjiranamo, zubatse muri bwa buryo bugenda bwinjiranamo. Ikindi kintu ino zifite ahagaze nko muri iriya nguni niho muza kubona noneho ikintu bita parking. Ufite imodoka 5, ufite imodoka zirenze 5 se, ngwino ugura ino nzu urabona parking ziri bujyemo, kubera ko ni parking nini cyane kandi igiye yubakiye, igiye izengurutswe n'inkuta nziza z'amabuye. Ikindi kintu ino nzu ifite njyewe nayikundiye cyane, ino nzu irakomeye, ni urutare. Ni urutare neza neza, kuko ni inzu ziba zariyubakiwe na ba bantu avuga ati reka nyibemo nyuma ariko bigahinduka. Iyi ntabwo ari inzu ya business. Urabona ukuntu imeze, ubuso 500 bwose kuri ino nzu yacu. Parking mwayibonye, hano tuhafite stairs, ndebera nawe amakaro ari hano. Tukizamuka tutarinjira no mu nzu, zoominga bagende bareba ikaro rigiye riri hano. Urabona ukuntu rimeze. Iyi nzu iri perfect. Iyi nzu yacu rero ntigucike nyamuneka. Niba ushaka kugura inzu ku Gihogwe, hano hafi ni Karuruma neza, ukizamuka muri ya quartier y'abasirimu yubatsemo amazu meza cyane. Iyi nzu niho iteretse. Ndebera ubwo twazamutse tuvuye muri parking tuzamuka twerekeza ku nzu yacu, ndebera pura. Urimo urayibona ino konoshi? Ndebera nawe niba ushaka kugura inzu rwose. Buretse rero mbanze mutembereze muri iyi nzu nziza, udahubuka ugafata umwanzuro ugasanga urarogeretse. Kandi dufite inzu nziza cyane imeze gutya, iri perfect, itari common. Hano tuhafite akajaride. Ndebera uretse kuba dufite amavaza agiye azengurutse ino nzu, ndebera kano kajaride. Ni karimo indabo nziza zimeze neza kandi ziri perfect. Hano hose hagiye hazengurutswe n'amavaze meza. Urabona ko ari amavaze agiye harimo nayo indabo zidasanzwe. Ikindi kandi hano tuhafite umwanya munini cyane wa jaride. Ndebera nawe, uyu ni umwanya wa jaride. Ni jaride nziza nini iteye kandi yisanzuye rwose. Ino jaride ndabizi neza ntiwakomplaininga karino. Niho kandi nanone iyo uhagaze hano gerageza ubereke, nibwo babona ya parking neza. Urabona ko ari parking nini kandi yisanzuye. Ikindi noneho ngiye kubereka, reka duhagarara aha ngaha mbereke neza. Ndebera uhagaze muri compound y'inzu yawe ahantu uba urimo kureba. Wow, reba iyo view. Iyi ni view nakubwiraga. Waratugannye muri Kigali House, ubura iki kweri? Tuvugishe tukugeze kuri ino nzu, udafata umwanzuro uhubutse ugahita wishyura inzu kandi iyi nzu ikiri ku isoko. Reka twigire no mu yindi nguni tubereke neza ino jaride uko iteye. Aha, ngira ngo murimo murabona noneho ya pura yacu neza. Ariko urimo urayibona ino nzu?
reka mbabwire ino nzu ntigucike. Noneho mu gikari ifite igikari kinini cyisanzuye kirimo amanegisi, kirimo igikoni, ni igikari cyiza kiri perfect. Hano tuhafite jaride, ya jaride nababwiraga, urabona ko hano ariho uyibona neza, ni jaride nziza nini. Noneho utudizayini ino nzu ifite, umva cyokora abanyarwanda basigaye bazi kubaka, burya tujye tubashimira. Umuntu wakoze ikintu nk'iki ngiki kikatwemeza, tujye tumushimira rwose. Usika inzu njyaho kugira ngo ngure itaje, nahita nigurira ino nzu, kuko ino ni pura idasanzwe, ni pura itari komoni cyane, ni pura ifite itandukaniro n'izindi. Ubwo kandi twakomeje, ndizera ko hanze mwahabonye neza. Ahangaha ni ku rubaraza rw'iyi konoshi yacu cyangwa se rw'iyi nzu yacu nziza cyane. Ibaza uteye intebe hano kuri runo rubaraza wicara ureba viyu yo hirya no hino, urabona ko ari ibintu byiza. Ikindi kintu dufite urugi hano rudasanzwe, ndebera guys, uru ni urugi rwose rw'iyi nzu yacu, urabona ko ari urugi ruri perfect. Reka mbabwire, reka ndeke kwinjira muri ino nzu ntarababwira igiciro cy'iyi nzu. Iyi nzu naberetse iri hano Gihogwe, hano Karuruma, ku bahazi neza muri wa musozi w'amazu meza ari perfect. Iyi nzu irimo iragurishwa kuri miliyoni 150 zonyine, ukaza tugukorera mitasiyo. Akaba ari inzu ifite ubuso 500, urumva ko ari ikibanza kinini, iri hejuru y'umuhanda, iteretse parikingi n'imodoka zigera muri 5 zose ziparitse neza. Twinjiranye kandi ni muze tugende ku bantu bari bafite bije y'ayo mafaranga, ndabizi neza I'm sure 100% k'iyi nzu uri buhite umbwira nkayikugezaho vuba vuba byihuse. Dufite salo nini cyane yisanzuye kandi ngari, urabona ko ari salo imeze neza. Dufiteho hano TV stand, urabona yuko hano we yabahaye sample, aya macupa ari empty, kugira ngo niyo tubakiriza muje, ni sample yo kugira ngo ube waterekamo ibintu bigiye bitandukanye nawe mu gihe waba ushaka guterekamo icyuma. Hari urabona ko bisa neza. Dufite plafo nziza hano ya gypsum, ni gypsum imeze neza kandi isa neza cyane. Ikindi kintu urabona yuko ino TV stand nayo ni nini cyane, irisanzuye bihagije. Amakaro wayabonye hose ni amakaro meza cyane kandi agiye ari perfect. Aho ngaho hari akadizayini keza, kubona nako washyiramo nk'utuntu, ushobora gushyiramo nk'imitako, amafoto n'ibiki, byaterwa nawe. Ino salo rero ndakeka ko mwayibonye neza. Reka duhite dukomezanya tuzi hano kuri saramanje. Ni saramanje nziza nini yisanzuye imeze neza, ndebera nawe. Dufite hano akaravabo keza, ni muri karitsiye nziza hano Gihogwe, ni muri karitsiye nziza cyane imaze gutera imbere. Urumva rero ni inzu iteretse ahantu heza cyane. Ni muze tugende no mu gikoni, dufite igikoni cyiza pe, ndebera igikoni hano, ni igikoni cyiza kinini cyisanzuye, plafo ni gypsum hose. Kuba mama mukunda gutekera ahantu heza, igikoni kiri open rwose, kimeze neza cyane. Urabona ko ibi bintu biteguye neza. Sinava hano kandi cyangwa se ngo ntangire kubereka ibyumba ntarabereka no mu gikari. Nimureke dukomezanye dutemberane mu gikari, ndebera nawe iki gikari cyiza kinini kandi kirimo amakaro ahantu hose. Wow, urashaka kugura inzu y'umuryango atari izi nzu zigiye zifunganye, aka ni akazi k'umukozi. Urabona ko ari keza cyane. Hari hirya tuhafiteho dushe na toilette, numva ntari bwirirwe nyinjiramo, ariko ni dushe nziza nayo, ngira ngo urabibona n'urugi ruriho ko ari rwiza cyane. Ikindi kintu dufite hano muri iki gikari cyacu, iki gikari ni cyiza cyane. Urabona ino mbiri desitano ukuntu yubatse neza. Dufite hano igikoni cyo hanze kimeze neza, yewe ikigega cyo ni igihugu, ureba ukuntu kingana. Urabona ko ari ikigega cyiza kandi kinini. Ikindi kintu dufite, ndebera kano kantu mu gihe wenda urimo nko gutegura inkoko yawe cyangwa se urimo gutegura n'ifi yawe, ushobora kuyitegurira hano ugahita ujya mu gikoni bigahita bihurira. Murabona ko n'igikari ari cyiza cyane. Twakomeje, nababwiye ko ifite ibyumba binini. Muze dutangire tubitemberanemo. Turahera muri no korodoro, nanyemerera ze tugendane. Hano iburyo bwanjye turahasanga icyumba kimwe, reka banza kibereke. Ni inzu igiye ifite ibyumba binini, utumva ubuso 500, burya bari ikintu gikomeye kandi kinini cyane. Ni gute waba ufite ikibazo cy'ubuso 500 kubaka inzu ifite ibyumba bitatu? Ndebera nawe, urabona ko ari binini cyane kandi byisanzuye. Ikindi kintu ino nzu ifite office, ndebera hano ofisi. Urabona yuko hari igice cya ofisi nini nayo yisanzuye. Ubwo ni ibyumba binini na dushe na toilette 3 na ofisi. Reka dukomezanye muri no side. Hano naho hari dushe na toilette, kiriya cyumba mberetse gikoresha n'umuntu uri muri ofisi yakoresha. Urabona ko ari bathroom nziza, ubereke shower. Urabona ko ari bathroom rwose imeze neza cyane
kandi iteguye. Ino bathroom rero ndimo kubereka isharinga ibyumba bibiri harimo n'iki ngiki nacyo, reka tukibereke. Urumva kiriya cyo nahereyeho n'iki ngiki n'iriya ofisi ikoresha ino dushe n'iyi tuwarete. Urabona yuko ari icyumba nacyo cyiza kandi kinini cyisanzuye. Mumaze kubona biriya byumba bibiri na dushe na tuwarete bikoresha, nimuze dukomezanye kuri ino sayidi ya hano aho dusanga dushe na tuwarete nziza cyane. Reka bariyo mberaho ubwo ni iki cyumba ngiye kubereka. Mubanza ubereke iyo dushe. Ariko wabonye ukuntu amadushe angana, ni dushe, ni bathroom nziza nini yisanzuye rwose. Ikintu nakundiye uyu mugabo azi kubaka pe, uretse buriya buranga bw'iyi nzu ifite inyuma, noneho n'imbere urabona ko ari agahebuzo. Iyi dushe rero mberetse, urahita ukomeza ubereke kino cyumba ikoresha. Ni ukuvuga ngo iki cyumba nicyo gikoresha iriya dushe maze kubereka. Urabona ko ari icyumba cyiza kinini kandi cyisanzuye. Ni mu nyemerere dukomezanye muri chambre principale. Tugikingura uyu muryango duhita duhinguka kuri bathroom nziza cyane. Bayibereke bitonze, barebe ukuntu ari bathroom nziza nini yisanzuye, irimo amakaro meza cyane, irimo mira. Urabona yuko ifiteho n'akaravabo keza cyane. Ikindi kintu kandi iyi nzu ifite, uvuye kuri no bathroom ukinjira hano dufiteho kote ya control room. Icyo aho niho bazashyira amakamera, ni ukwesitara gusa umugozi wayo. Urabona ko urimo n'ahantu ibintu byose birateguye. Bino nkwereke dressing room itandukanye n'izindi. Reba ukuntu ingana, bya bintu byo bajyaga babeshya ngo dressing room siyiheza. Urabona yuko ari ahantu hanini cyane, garderobe washyira kuko yabigana kose, ni ahantu haba hisanzuye hameze neza cyane. Aha turacyari muri chambre principale, turacyari kwitemberamo. Reka rero mbereke iyi chambre noneho nyirizina, cyangwa se icyumba nyirizina uko cyakabaye. Ni iki ngiki rero, urabona ko ari icyumba cyiza kinini gisa neza. Urabona ko gifite parafo imeze neza cyane, kigatera amarangi meza, urugi rwiza. Ikindi kintu kandi gifite, ushobora gusohokera hano urimo kugenda ushaka kuba wajya hanze. Ni icyumba cyiza cyane. Reka nkushimire rero wowe twabanye, nkaba nkutembereje mu nzu nziza cyane itangira uno mwaka wa 2026. Urabona ko ari inzu umva, niuza kwinanirwa rwose ntundenganye, ariko iyi ni inzu iba ifite itandukaniro n'izindi. Urabona ko ari inzu nziza. Tuvugishe rero tuyikugezeho, wigurire nawe utangire uyu mwaka ufite inzu nziza y'umuryango, cyangwa se inzu yaninjiza neza mu gihe cyose waba uyiguze, kuko ni inzu iteretse ahantu heza cyane. Urabona ko ari inzu ukwiriye kuba utuvugisha ugasura. Murakoze cyane rero, turabifuriza gukomeza kugubwa neza kandi happy new year. Uyu mwaka wa 2026 uzababere umugisha, uzababere uwo guhirwa muri byose, kandi Imana izanabarindiremo. Muzakomeze kugubwa neza. Iyo mwagize umugisha natwe tuwubagiriraho. Murakoze rero, Imana ibarinde.